Hello sir, please want pay Yego subscribe. koko na mwiza wabuze inenge, ariko aba bakobwa tugiye kurebera hamwe hepfo byagorana kumubonaho inenge keretse ufite impano yo kwirengagiza. Yego koko baravuga ngo amaso ararya inda ikaburara. Tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakobwa 10 ba mbere beza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego koko biragoye kugira ngo utoranye abakobwa 10 mu gihugu cyose, cyane cyane nk'u Rwanda rufite abakobwa beza ku isi yose ndetse no muri Afurika muri rusange. Biragoye gutoranyamo abakobwa 10 gusa ngo uvuge ngo aba nibo beza, ariko twagerageje tubatoranyirizamo indobanure tugendeye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'imiterere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Nkusaba gukora subscribe njye mugiye kubana ni Ismail Jeje. Ku mwanya wa 10 turasanga Isimbi Sabrina, umukinnyi wa filime ukizamuka ukunzwe n'abatari bake bitewe n'imiterere ye nk'iyi gisabo. Yamenyekanye cyane muri filime nk'ibanga zica kwa Miss Nyambo ndetse na filime zigiye zitandukanye zitegurwa na Kiramani. Ku mwanya wa 8 ku mwanya wa 9 turasanga Hadija Nino, ufite Instagram account ihagaze ibihumbi 66,300 kuri ubu ngubu. Nawe n'umwe mu bakobwa beza, dore ko ari n'umuhosta ku Isibo TV, aho afatanya na MC Buryohe ndetse na DJ Turiki. Akaba yarasimbuye uwo bita Muyango Korodina, nawe wari umukobwa mwiza cyane wari usanzwe ukora ibingibi Hadija akora. Uyu nawe rero bitewe n'imiterere ye byagorana kumucaho nuhindukirishana uri impumyi. Ku mwanya wa 8 turasanga Isimbi Noeline, umwe mu bakobwa b'Abanyarwanda Kazi bafite imiterere ikurura bose uretse impumyi. Akaba azwiho nk'umukobwa ukina filime z'abakuru, izi bita pornography. Uyu nawe rero n'umwe mu bakobwa beza kabisa bafite ikimero gikurura abasore batari bake. Ku mwanya wa 7 turasanga Nkurunziza Agenti. Ntiyamenyekanye cyane kubera ko ari umuhanzi cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye. Yamenyekanye bitewe n'amafoto apostinga ku rukuta rwe rwa Instagram. Bityo rero uyu mukobwa bitewe n'ubwiza n'imiterere ye nk'iyi gisabo cyangwa se babakobwa bita bati Monda Zero, akaba afite followers benshi bagiye bakamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram, aho ari umwe mu bakobwa beza cyane. Nkurunziza Agi akaba afite n'iduka yitiriye Agi Shop. Ku mwanya wa 6 turasanga Uwikeza Pamela kabisa, internationally Queen of the Benin. Pamela rero n'umwe mu bakobwa banitabiriye Miss Rwanda 2019, ariko akaba atarabashe gukomeza ngo yegukane. Rero yabengutswe n'uwo musore bita The Ben nk'umwe mu basore beza mu gihugu. Nawe ntiyari kwisondeka ngo yihe igicupuri kabisa, dore ko abababona bavuga ngo kabisa nta n'umwe wahenze undi. Pamela rero umaze kugeza followers bagera ku 533 ku rukuta rwe rwa Instagram. Mama Luna kabisa n'umwe mu bagore beza byagorana ko hari uwashyira muri comment avuga ko uyu mwanya atawumeritaga.
Mbere yuko rero tujya muri batanu ba mbere ndakwibutsa gufata amasegonda atageze kuri 5 ugakora subscribe, ugakora likes ndetse ukaduha comment ukatubwira ese muri batanu urakeka ari nde utarabura. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga Oruga B, afite iduka rikomeye cyane muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'umwe mu bakobwa bagiye bagira akaunti zazamukaga cyane, uretse kuba yitiranwa na Euro the Queen bitewe n'imiterere nawe afite iteye ubwoba. Oruga kandi afite iduka nk'uko nabivuze tugitangira, ricuruza imitako y'abakobwa. Afite followers benshi bagera ku bihumbi 168 ku rukuta rwe rwa Instagram. Usibye abamugereranya na Euro the Queen, abenshi bavuze ko mu minsi mike nawe araba yigaruriye imbuga nkoranyambaga bitewe n'uburanga bwe bwiganjemo imiterere ye utagira uko isa. Ku mwanya wa kane turasanga Uwimbabazi Shadibu, umwe mu bakobwa birwanyeho. Shadibu kabisa Slay Queen wa mbere hano i Kigali. Yashakanye kandi anabyarana n'uwo bita Meddy Saleh, producer ndetse akaba na director w'indirimbo. Babyaranye abana babiri b'abakobwa, akaba ari nawe ufite followers benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bagore, ahakurikirwa na miliyoni irenga n'ibihumbi 200. Shadibu kandi yamenyekanye mu kujya mu ndirimbo cyangwa se mu mashusho y'indirimbo z'abanzi bagiye batandukanye kandi bakomeye, hariyo mu nk'iyo twakubwira akinyuma ya Bruce Melody. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dabiju, umukobwa amaso atahaga kureba ku bw'imiterere ye, akaba amaze kwigarurira kwigwizaho abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, urugero nka IG, aho amaze kugeza ibihumbi 602 ku rukuta rwe rwa Instagram ndetse akaba nta muntu n'umwe yigize followinga. Amazina ye bwite ni Munezero Rosine, akaba ari umwe mu bafite agatobotse bitewe n'uburyo akunda gusohokera ahantu hagiye hatandukanye, ndetse mu mwaka ushize akaba yarigeze kuvugwa mu rukundo na Harmonize. Ku mwanya wa kabiri twihuta cyane turasanga Fofo niyo mubyeyi kabisa, umwe mu bakobwa nawe mwiza cyane byagorana kumunyuraho nuhindukire bitewe n'imiterere ye ikurura benshi. Uyu mukobwa rero bitewe n'ubwiza bwe n'imiterere ye, abenshi birukira muri filime iyo ari yose yakinye, atari ikindi kibajyanye ahubwo ari ukwirebera imiterere itangaje ya Fofo. Uyu nawe rero ni umwe mu bakobwa benshi duhurizaho ko ari umwe mu bakobwa bamerita kwisanga kuri uyu mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere ese urakeka ari nde? Nkwibutsa nimba utakoze kuri buto ya subscribe nyaboneka yikore, uduhe comment likes kugira ngo iyi video igezwe ku bantu benshi. Ku mwanya wa mbere, umukobwa wa mbere mwiza uteye neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni Euro the Queen. Uyu nguyu uretse kureba amafoto ye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ashyira ku mbuga ze nkoranyambaga, nta kindi kizwi gifitiwe gihamywa wavuga ko ari ibya Euro the Queen, uretse ibihuha bigiye bitandukanye byagorana kumenya amakuru ye ya nyayo. Ariko tugendeye ku mafoto ashyira hanze, n'umwe mu bakobwa rwose bigaragara ko ari umwe mu bakobwa bateye neza. Ese hari uwo tutashyize ku rutonde? Wakekaga ninde twashyize ku rutonde atararukwiye? Twandikire muri comment ubundi tubane 5 kuri 5. Ciao ciao, Imana ayibarinde. Njye mwari muri kumwe ni Ismail Jeje. Ciao ciao.